Ndi papa Sava. Ngo iki ariko wamubonye umugeni wacu yarabereye yambaye neza bambaye neza yarateye amabengeza neza mbabwira ni papa Sava azajya mbashingira rero ariko uranategura umubyeyi ariko yagize uriya mugeni yagize cyarabuzira ariko padiri mwebwe mushinzwe abantu hano sinze kubona hari umuntu urimo kurumanga cyangwa yirigata bose mubageremo iyo musaza mwabikoze neza mwese yewe kwa papa Savio mpageze ubundi nibyo nababwiye ubundi dushatse twazajya tugira ingando y'icyumweru tuba turya aha ni kwitatera ariko Dani muze kugira ikibazo umuntu hano se si mu rugo umuntu ugira ikintu abura yivugira aha ni kwitatera oya ni urugo rudasaba umuntu turi kubibona ibyo rero nyiragira byina mu papa Savio uba afite icyabura yarebe yabona iki aribyo mbona nababwiye mbere mukase hasa wabura ariko ubundi reka umugezi uyu muganje wanjye ibyo arimo ngo akarya kamwe ngo tugakora icyumweru wahora n'iki wa mugabo we ko abagenzi banjye yabaye inzitane reka da nawe nambutse yaje ariko yari yatewe na cyaruva kwa cyari cyapfire mu muhanda ruva kwaya umva iyo ari ruva kwaya rero mu muhanda uwihutaga yita asenga imana akavuga ati mbaye umwana mwiza none ruva kwaya ntabwo wabona inzira iguye mu muhanda noneho yikoreye wagira ngo break down wayibona ziba ari nkeya ziriya ziterura bya ruva kwaya ntabwo si umwanya wo kwitegereza urayitegereza ni kimwe bateruza imodoka nabonye kiba gifite ikinwa kimeze nka gutya icyo kifite kinwa ni ikidaha ibitaka Oya ndimba nicyo ngicyo kiragira mwese nibashyiramo imigozi bagaterura uretse dati niba hari kuri gahunda wajyanye nuza mu nzu usakagira oya umva papa Sava nanyihera ko kunyareza iryinyo kamushikake ko buriya muri kwa kwihugenza niyambutiyari hirya hakundi hakurya y'umuhanda kamushikake ndagaho oya byo n'ukuntu ihene mwayihebebye mubirimira iraguhebeba mu mwana yewe umva ngo muzanire cyangwa agacupa ko karamanuka azateye amatara ajya mu gifu ubwo ni amabuno n'umutwe n'imbavu n'ihene byose twabaye kugatura umujinya iyo ruva kwaya yabakoreye yabonye umwanya batapfuna kabisa ngo yijuse ku buryo mu nda harimo amaterasi y'indinganire akirashira musaba uricyo hanyuma rero reka ndakubwira hanyuma rero Teresifo dore ko ari wowe utarura ahangaha ubusanze rero ibintu hano byabaye ariko rero ijisho ririmo riramba oya nushaka uzagenda ubaze aho se yarebye nuko nicaye inda yanjye yamuha ibintu uzabaze umusekirite wo kuri sare ibintu byari mamoneka uri kunoneka dugidize rero kubera iyo mpamvu rero ubusanze turimo kwinegura ntabwo mbyita ibindi ni ukwinegura niko babyita mu kinyarwanda ariko wakavuze uti turi kubifofera kuko byagenze neza ariko nyine uza no gukosora nakatagenze neza ubutakazabe 200 ku ijana aho ngaho n'uvuga ko bifofera shyiraho nuko turi kubiboroderera no kubisirifira ntabwo mutagize ngo hanyuma rero munyumve mwincure ibiganiro kuri uyu munsi rero ibintu biraba ibindi sinshima gusa ngo mvuge ngo we wakoze harajyaho akandi kantu k'agakeregeshwa kanjye ako bita ndashyiraho ingereka gushima no gushimira
aho ngaho uramushyizemo agashya nanjye mu nyubako ntabwo ndi gutinda kandi ngewe burya ibintu byanjye byose mba nabiteguye rugaba jejuru mureke mbabwire mwamubonye umuhungu wanjye mureke mbabwire mbabwize ukuri ni uko abantu burya bajyaho bakirarira cyangwa ntibemere umva rugaba yaduhaye rugaba yaduhamye wabonye ukuntu rugaba yambaye neza n'ahantu yabereye imfura watsapye sha uruhande rwabo utabigenzaga neza yamukosoraga kandi bikaba ibintu by'umubano hariya niho yigaragaje ni umuhanga rwose ni umunyabwenge akaririmbo wateragamo n'akaye agiye rwose ukumvagamo nimumureka agende utagushima yaba yishimye nimureke twumve ndabara cya gicupa kiriho akabara gatukura ugiye kwambara ugiye mu gitaramo ugabasha uhembwa abantu bishima bagashishira uhembwa inkoko cyamaye inka yawe ruga isapurusa ruga iyi ni iyawe mujye mukorana umwete ni ukugushimira kandi singushimira yuko wakoze kuriya iwanjye cyangwa mu bukwe bwacu ndagushimira yuko byari bikuri ku mutima n'undi hari abantu bakunda ibihembo gusa n'undi niyo ataguhemba uzamwereke ko uri umuntu w'umugabo umuntu wakoze ibintu abyishimiye marigari amahemba neza nanjye ubutanzaza nk'uburekare baravuga ngo buri wose ukoze urahembwa amafaranga kandi uzabikore udateganya guhemba undi ngiye guhemba n'inda n'ibyibuha ku munsi arunize kandi yamuretse cyabagenda abandi agiye guhemba niko papa saba ubwo kandi utanga ituze twese twakoze buri wese reka harundi wundi se kandi ubundi ureko dative ariyera dative ndabereye ndabereye ariko si bembo ko bihari dative twamushyize kuri protocole ariko nagiye kubona mbona kwa kundi abantu babishimye barimo kurya cyangwa serivisi amasahani ari kuyashyira amasahani ameze ko papa sava erega ntabwo wa protocole gusa ngo ureke abantu ariko sema abahungu baba bareba ni ukuri uva amabwiriza ni uko ngewe nyiragitariro ntakibyara nari kuzamubyarira umuhungu umugabo we akamurongora umva yemeye mureke mabwire yewe nzi ko mugiye kuvuga fafo ndebera ko wazana ndebera ikindi cy'icyatsi kire ese ko yarakaye ubu mufitiye ishyano afite ukuntu aca mu bantu bava akanyara agasenge sinabyiviramo ufite n'ibikuvuna aba ninaniriwe ariko nawe reba iriya mitako uzi ko ahantu papa atambutse mu basore batanu babiri barabye indimi ariko mujye mubimenya hari igihe bwaba ari ubupfura bwanga guteza mutiyaje
geze aho ngaho none se imana itanga ibihwihuye ko ari nayo ibitunarika wa mugani ntibagire umugirira ishyari akira shaka maze uko kuntu ukora rwose uzakomeza ukora mujye kugira reka mbabaze mw'abantu uzi ko gushyira umuntu mu birori akanywa kurusha abatumiwe kugira ngo nikamishaje mu bukwe bwawe tuzitanga bikurenge ubu rero ngeze ku cyiciro noneho ngeze ku cyiciro gisoza wampaye inka rero aho tugiye ubu ngiye guhemba abantu bimena ngiye guhemba abantu biki bimena nsaba imagejo oya hanyira urugo niwe wirebera ndimbagejo birukaraga abana nk'abantu n'agahenge mama sava ndebera yanturire na wa mutsama wa mugore we ntabwo wihangira uyu munsi nabundi buriya papa sava buriya rero papa sava ubundi rero buriya ni kuriya dukora wumva nazihagazeho mu majyepfo ndazihagarara iburasirazuba iburengera bwaryo ndagenda hirya no hino mu maranga utatsinda bwa kibazo aho hose narazihagazeho abantu ku buryo niyo zajyaga gushiramo nabaga rwose nagira nkakomeraho n'izajya ariko ntizikame none se ndimba ubundi ngewe wagize ngo ndoroshye buriya ngewe rwose ukuntu ngira ncunga inzoga iyo banshyize ku kigega ndazirinda noneho narangiza ngewe nkanazitubura ku buryo abantu banywa bagakomeza bakanywa abantu benshi banyita murumuna wa Yesu sayima wenda reka twavuze ibigwi byacu ariko ngewe bariya nakaguhaye inda ya bukuru nyine ariko ngewe papa sava harya bavuze ko aho harimo inturire aha ni umutsama papa sava urabizi ngewe buriya umutsama urabizi ko n'iwanjye uba uhari nibyo rwose ubona unyihera inturire hanyuma ubundi mbariyo nanjye ariko se wihuta uruturi ntuzi ko ibimena ko ari njye uhemba muharetse nkabigushyikiriza ariko tabara papa sava amerwe yandimba cyamugwaza igicucu ndebera ryarenga kwaje raswaye ariko reka ndaswe wa mugani ariko nanjye wa mugani wawe usigaye inyuma naza dutegereze igihe twabonye uburyo bahemba baramuha imigereka nenda se muciye mu ijambo uyu mwaka mwe ntiwongereho n'ibindi ubu barahembwa ibintu bibiri koko mwari gusaranganya twese tugahemba impembo ziraha mureke njye hagati yanyu ngo turebe uruhande bigiye kugira gute ikese yose se barayibaha we ni ibihembo bajya kuduhemba naje papa sava bitwikira n'amakoma n'ikinono ko bakonje se bashaka ikigage ndemba iyo gahunda se ntayo muzi iyi se ntayo uzi wowe na ndimba ati ntacyo muyiziranyeho ariko se mwabantu mwenge mbabwira ugize gutyo ufasha abantu uravuze uti mbahaye akazi ni mu ndwaneho aho kugira ngo bakurwaneho bafashe inzoga dore nagiye kwihagarika nkasanga asaba imana
arimo gusohora amacupa yuzuye inzoga akahereza ndimba turi mu ntanzi z'urugo acomeka mwe mana we sinabivuze ifuni byaye umuhoro ifuni byaye umuhoro barimo bazatuburira mu ntanzi z'urugo abagabo b'imburuburu gusa ubwo nabo kwizerwa koko mu birori nk'ibi ngibi umubyeyi aba yabafashe ngo mumubere ahantu mwarangiza mugakora ibyo uzi ko mupyeta n'ahadacyeteka naho wavuze make ariko nawe byakuba ariko ibiki bimubaho ubushize ntabwo bagufatiye aha ku irembo utwaye inzoga mu gikapu kayitare ntabwo yagufasha aha ngaha ariko rero papa sava uru rwaro rwisho nyine kugira ngo hagize nk'umuntu wakererewe murenzaho n'ibyatsi muratwikeye ujye usebya Margarita ko ku mugore w'igikwerere n'ukuntu yagutaka ari njyewe nakwica ndasaba ijambo ndimba wongera uvuge ngo ni igituna cy'ifegeta hari abantu bamenyereye gucyeta ni ka kaboko kamenyereye gukora kafashe inkware gahora kamanitse amaha yenda gucika ariko njye ndi mbati yakomeza ari abantu bambwiye vuba aha ngaha ngo bamenyereye kwiba ku mashansi bakiba ku mashansi bakiba ku mashansi noneho ngo umugabo aza kugira atya aravuga ati njye ntawe uzanyiba arahagota ashyiraho za kamera neza uzi icyo bamukoze ngo baragiye bubaka impombo nk'izisohora imyanda bacomeka impombo ziragenda zirarenga pfo mu gihuru we ngo akajya agira ngo ni amazi n'ibizi bibi bisohokamo ngombe ngo bajyaga hejuru bakamenamo indobo z'iki abandi bagatega epfo iyo ngiyo bagiye kubafata nibura 40% by'irange byaciye hari iryashiriye mu mahombo hari iryo bajyanye oya buretse harya ngura igituna cy'ifigi wowe ngura igiti oya nta kibazo noneho muri ibyo byivugo byanyu muri ibyivugo bigira ibintu bibi bigira ibigwi bikagira n'ibirindi ibigwi n'ibikorwa mwakoze ubwo reka tuvuge ibyanyu mujye mwongera ujye ngo azihagazaho harya mu majyepfo nibura ujye wongeraho uti ndi igituna cy'ifigi n'ibyo tuyoga mu ntanzi z'urugo kwa papa Sava ibi bigwi by'ibirindi n'ibirindiro byawe nawe wongera uti ndi murumuna wa Yezu umufatanyabikorwa ndimbata uti kwa data ninjye wayobye ndikijoro ngo mumvira mu rugo ugenda aratubura ariko nk'ubu abagabo ubwenge bwabo murabona atari ntabwo ubu mubona ubwenge bwabo wawugira amayinite bwana bipa ugende muve mu rugo irobo ngabo nta n'ijambo mufite ibi ntabwo ari byo kuvugirwaho reka yisobanure twumve ngaho vuga barakumva papa Sava nyine mwagakwiriye tureka tukaba tugumanya namwe none se ko zigarutse mwawe uramwaye koko kiberwa n'urubwa gusa umwaka wihanagure ku munwa dore kugera no mu kananwa